Buriya nimba warahiswemo cyangwa se you are chosen one, ikintu cy'ingenzi ugomba kuba wakora ni ukureka cyangwa se no kwemerera Imana ikakwigisha. Ushobora kubyumva nyine igakoresha amagambo yayo, ariko nanone hari n'ubundi buryo yakoresha ikanyuza mu muntu runaka nabwo akaba yakwigisha. Swat ni umugore wawe, ni inshuti yawe, ni mama wawe, ni papa wawe. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga irimo iragenda ibinyuza mu bigeragezo bya bindi ubona neza ko bikakaye, ariko nanone ntabwo Imana izigera yemera neza ko hari ikintu kibi kikubaho mu gihe ibyo yavuze neza ko bigomba kukubaho bitarasohora. Rero iyo umaze kumva ndetse ugasobanukirwa icyo ngicyo, uba ukeneye nanone kumva neza ko Imana itari ku muvuduko cyangwa se itari irirukanswa n'uwo ari we wese. Hani hahandi umuntu aba yumva neza ko agomba kubona umugisha bikarangira vuba, ariko Imana igakubwira ati tuza, ntabwo ngewe ndi mwipiganwa n'undi uwo ari we wese. Niyo mpamvu akenshi cyane ubona byaratinze kugira ngo ubone imigisha yawe cyangwa se kugira ngo utere imbere. Urugero rwiza hano naguha nko muri Bibiliya ni umugore bita Sara. Sara yarashaje kugira ngo abone umwana. Ni ahandi wabonaga ko bitari buze kuba byashoboka, mbega ntibyanashobokaga ko umukecuru nk'uri yashobora kuba yabyara, ariko byarangiye yabyaye. Ujye wibuka rero uko wumva neza ko ushaka gutera imbere bitandukanye cyane nuko Imana ibibona cyangwa se nuko bimeze nabyo ubwabyo. Oya, ntabwo Imana yo iba irimo irirukanka, ahubwo icyo Imana ibishaka ko buri kintu cyose kigenda uburyo yagiteganyije. Ikibazo twebwe rero nk'abantu twumva neza ko nimba Imana yaduhamagaye uno munsi cyangwa se nimba tugomba kuba twabona umugisha uno munsi, bigomba kuba byaba nyine yewe ntibinatinde cyane ku buryo bitari buze kuba byamara icyumweru tutaraba ba bantu twumva neza ko dushaka kuba twababo. Ariko mu by'ukuri tukirengagiza ko hari n'ibindi byinshi cyane bikenewe kuruta uko nguko guhamagarwa gusa. Kuba Imana izaguha umugisha cyangwa se ufite iryo sezerano ko wowe uzatera imbere cyangwa se hari icyo uzakora, ntabwo bivuze neza ko nanone kigomba guhita kiba. Hari ikintu cy'ingenzi, ese bya bindi uzakora urabize? Niki Imana ihita ikora rero bita training cyangwa se kugutoza, kubanza kukurema kugira ngo bitazakuyicira cyangwa se kugira ngo nanone tazajya muri ya masezerano cyangwa se ya bindi Imana yagusezeranyije ugasanga ntabwo urimo urabyitwaramo uko yo ibishaka cyangwa se uko yumva neza ko igukeneye ugomba kwitwara muri bya bindi. Ndagira ngo ujye umenya neza ko buriya hari impamvu imwe ubona umugisha muri famiye yawe cyangwa se muri sosiyete runaka, ugasanga sosiyete runaka yarakennye, igiturage cyarakennye, ukavamo ari we wenyine ukize. Haba hari impamvu rero Imana ntabwo izigera ikora ikosa ryo kuba yaguha impamvu cyangwa se yo kuba wakisanga utazi impamvu ari we wakize mu gihe abandi bose bakennye. Nibona utarabimenya neza izaba ikurindirije cyangwa se izajyana ibintu gakeya paka umaze gusobanukirwa neza ko kuba waratoranyijwe mwabo ngabo hari impamvu irenze cyane wowe cyangwa se ibyifuzo byawe. Ikibazo buriya abantu benshi tugira, tumara igihe kinini mu bukene, kandi buriya iyo ukennye cyangwa se iyo nta mafaranga ufite by'igihe kirekire, nawe ubwawe uritegereza ukareba ukabona nawe ntabwo wiyizi, ukiyoberwa rwose kubera ko ntabwo uzi uburyo wakitwara ufite ayo mafaranga, ntabwo uzi icyo wakora mu gihe ufite ayo mafaranga. Rero icyo gihe ntabwo uba wiyizi. Rero iyo yabonye bigutunguye gutyo utiyizi, hari igihe usanga wakoze amakosa cyangwa se ugasanga wakoze amabara, ugasanga ahubwo ugiye kwangiza byinshi kuruta ibyo uri buze kuba wakiza. Rero Imana ntabwo izigera yemera kuzangiza byinshi kuruta ibyo ukiza. Izabanza ibikuretse cyangwa se izabanza igutoze kumenya icyo ushaka. Umuntu wese iyo yamaze kwisobanukirwa cyangwa se iyo yamaze kumenya uwo ari we, na devil cyangwa se sekibi nazo ubwazo ntacyo zakora, zigutega imitego, ariko nanone kuko uzi neza icyawe cyangwa se uzi icyo ugomba kuba wakora, ntacyo zigutwara. Hani hahandi uzajya usanga abarozi barakuroga, ariko nanone ugakomeza kubaho, abantu barakwanga, ariko gukwanga kwabo ntagire icyo biri buze kuba byakafekta, kubera icyo wowe wamaze gusobanukirwa neza icyawe n'ikikurimo n'icyo ugomba kuba wakora. Rero iyo nzira yo gusobanukirwa icyo ntabwo ari inzira yoroshye nk'uko ubyumva. Abanzi buri ikintu baba bazi neza, baba bashaka kugufatirana mbere y'uko uri buze kuba wamenya icyo wabasha gukora cyangwa se uwo uriwe, kugira ngo wangirike mbere y'uko uza kumenya uwo uriwe, kuko barabizi neza ko numara kwisobanukirwa diya ntaho bazaba bakiguhereye. Rero bakora ibishoboka byose reka tumufatirane atarisobanukirwa uwo ari we.
Imana iyo imaze kukwereka icyo uzakora cyangwa se uba uzaba we, nta kintu na kimwe uba ugitinya, kuko buriya abantu ikintu dutinya ni ukubaho tudafite isezerano cyangwa se kubaho tutazi icyo Imana izabasha kuba yadukorera. Ariko iyo tumaze kukimenya tukagisobanukirwa tukamenya ati iyi niyo mpamvu nabayeho, mbega nyine impamvu uriho ukayimenya, ukavuga ati iyi niyo mpamvu Imana yampisemo ikaza guhitamo barumuna banjye, bakuru banjye, abambanjirije, akaba ari njyewe mu muryango ugiriye impano. Icyo gihe ntabwo uwo ari we wese yaguhagarika, kuko uba uzi neza ko hari izindi mbaraga zituma ukora ibyo ngibyo. Rero buriya Imana ifata umwanzuro cyangwa se ikora ibyo igomba kuba yakora mu gihe ibona gikwiye. Ntabwo Imana izaguha ibintu ibone aho igiye kuguhera ibintu nanone bazakwica, kubera ko buriya hari abantu tubana bakishimira ko turi kumwe dukennye pe, batakishimira ko twabana bukize cyangwa se turi mu nzira z'iterambere. Rero Imana ikizakora ni kimwe, izabanza gukize ba bantu, ibanze kwimura aho ngaho ishaka nijya kugutuza, cyangwa se nanone ibanze nanone igukorera ikindi kintu kigaragara ko ari ikintu kiri buze kuba cyahindura ubuzima bwawe. Icyo kintu nikimara kuba cyaba, hanyuma itangira imirimo yayo. Ariko nanone hari igihe nabyo ubwabyo cyangwa se uko bigomba kuba byaba nabyo bigirwamo uruhare nawe, kubera ko hari umuntu Imana ibishaka kuba yakoresha, ariko uwo muntu akaba ari mu nzira runaka. Rero izo nzira uko ukomeza uzitindamo niko nanone ibyawe nabyo bishobora kuba byafata igihe. Ariko unyizere ntabwo uzapfa utarabona ibyo Imana yakugeneye cyangwa se utarakora umuhamagaro wawe. Ahubwo ikibazo wubarizwa hehe? Banza utekereze inzira urimo, wibaza ati ese koko zino nzira ndimo zirakwiye? Hanyuma nusanga zidakwiye, nicyo gihe kugira ngo nanone utangire ushaka uburyo ubarizwa mu nzira za nyazo ugomba kubarizwamo, kugira ngo umuhamagaro wawe, ibyo uzakora ugomba kuba waba we, bibe vuba ntibizagutindire. Ariko ibyo byose nabyo ntibikagutere ubwoba cyangwa se ngo ugire umutima uhagaze, kuko Imana nanone ikoresha ibyo uzi. So ati ni ubuzima bubi, Imana ishobora kuvuga ati uyu muntu ngiye kumumugisha cyangwa se agiye kuba yakira, ariko Imana ikareba yakitegereza ikavuga ati uno muntu nimuha uno mugisha nicyo azawukoresha. Ese azi iki? Azi iki mu kubaho nabi? Azi iki kubababaye? Azi iki kwiba? Azi iki kwiba? Azi iki kwibi? Hanyuma ikabanza ikakunyuza mu bintu. Ni nayo mpamvu buriya buri cyose urimo ukirimo neza, ujye umenya neza ko ari impamvu ituma ukomeza kuba wabarizwa muri icyo kintu. Ugacika intege cyangwa se wumve neza ko Imana yakwibagiwe. Ntabwo yakwibagiwe, ahubwo nuko utaragera kuri ya level yumva neza ko yo igushakaho. Nimba uri umunyantege nkeya cyangwa se uri umuntu nyine bigaragara ko ari weak, Imana ishaka kuba yagutuma cyangwa se yagukoresha mu bantu bakomeye bari strong, ariko nanone ikabona uri weak, Imana izabanza ishaka uburyo ikugira umuntu ukomeye binyuze mu bo mubamo, mu butuyemo, rimwe na rimwe ikwimure, uvanga ujye mu kazi byange, wiga uburyo ushobora kubana n'abantu ukorera byose ukanabikora neza ariko ntibagushimire, mbega nyine ugakora ibyo ugomba kuba wakora, ariko nanone abantu badaha agaciro ibyo ngibyo. Ubane nabo, ariko ubane nabo imyaka ishire indi itahe, rimwe na rimwe yibaza ariko Mana ahangaha niho nzasazirara. Komeze wibaza ibyo ngibyo, hanyuma igihe nikigera niyo iguterura ikavuga ati okay, ibyo urashaka kumwigisha bijyanye n'ibyo ushaka ko azakora birageze. Kuko niwitegereza ukareba buriya ikiremwa muntu uburyo tumeze, akenshi cyane tubona ibintu bigendeye aho turi. Byumvikane cyane ko nimba ndimo ndakora ibi bintu byo kuri YouTube, ntawamenya iyo ejo nzerekera, kubera ko byose ni umugambi w'Imana. Nkuko nanone nawe ibyo urimo, Imana nijya kuba yagukoresha ntabwo izajya kure cyane y'ibyo ngibyo urimo. Nimba uhura n'abantu benshi nkanjye gutya, nshobora kuba navuga ijambo ukaritega amatwi ukageza hano kino kiganiro kandi ukumva neza ko kigufashije, haba hari ibindi nyine izankoresha. Ibyo bintu nibyo mba ndindiriye. Nawe rero ibyo urimo ugomba gutekereza cyangwa se ukareba ukavuga ati ariko se wamugane ko Imana ikoresha umuntu bigendeye ku byarimo kitajya kure cyane, ubu njyewe niki kintu ushobora kuzakoreshwamo. Utangire wikumbuze nyine ibyo uzakoreshwa cyangwa se wikumbuze amasezerano yawe, uzahita ubibona. Kandi icy'ingenzi nabonye, ibyo urimo ugomba kubikora neza kandi ukabikora byuzuye, ntucike intege, ukabikora uko bigomba kuba byaba. Hanyuma wowe warangiza ibyo ugomba kuharangiza, ukigendera iyo tape uba uyirangije, ukajya gukomeza ibindi. Kuko nabikubwiye ntabwo Imana yirukanka, Imana izi icyo ikeneye n'igihe gikenereye. Icy'ingenzi nabonye buriya uba ufite gukora nanone ukacyitondera ni ukugira ubwenge, ukamenya neza ko ugomba kubarizwa n'ibyo ugomba kuba wakora.
ukamenya uburyo ugomba kurinda ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Kavuga ati okay, ibi ntabwo byoroshye, ariko ntabwo ari cyo gihe cyo kujya kunywa inzoga, kunywa itabi, kuyandarika, gukora bya bintu nyine biribuze ko byatuma ubuzima bwawe bwisanga mu kangaratete. Dia ushaka kuzagira ku masezerano yawe warabaye igisenzegeri, tuyarye neza. Rero ihangane, ariko nanone wihangane urinda ubuzima bwawe, urinda roho yawe, hanyuma utegereze ibyo ugomba gutegereza. Nta bunebwe ufite, ibyawe bikora neza, nanone wirinda kugira ngo igihe cyawe nikigera kizagera nyine gikwiye kuba cyagerwa, ndetse uzishimire umwanya ufite. Byambabaza nawe bikakubabaza cyane ubonye bya bindi wahoze iteka ryose wumva neza ko ushaka, ariko ukabibona utakibashije kuba wabirya, cyangwa se ukabibona mu buryo butari bwiza. Ikintu cy'ingenzi burya umuntu wese wahiswemo, cyangwa se umuntu uzaba igitangaza akunda kuba yaka-experiencinga, ni uburyo Imana imuha abantu batandukanye, banatandukanye imico, bazi babane nawe. Ugasanga wenda ejo muri kumwe n'uyu nguyu, ejo iraguhinduriye, iguhaye umuntu mwiza, ufite imico myiza, mugakorana, mukabana, ukabona nyine ni umuntu ukwiye kuba watangaho intangarugero, ukavuga ati wow, uno muntu kabisa ni umunyamico myiza, w'umwizerwa, byose ukabibona pe, mukabana igihe runaka ibyabahuzaga bikarangira, akagera nawe ukagenda ukabona nta mutima mubi mwagiranye, ariko kubera ko ibyo mwakoranaga birangiye, akikomereza ize nawe ugakomeza izawe. Hanyuma ikindi gihe ikaguha ibandi riserwa wa muntu ubona nyine, ukabona ko ntabwo ari umuntu ushobotse, ariko ikakuzana ikagutereka hafi nawe, mukabana nawe, mukamara, mbega nyine bikaba ari nk'itegeko kubana nawe. Wamugereranya na wa wundi mwabanye ukabona harimo intera, ariko mugomba kuba mwabana. Ni ukubera iki? Ni uko izi neza ko ejo bundi niguha umugisha, cyangwa se nutangira gufata ibirenze, ugomba kuba umuntu mwiza kandi ukabana na bose, ababi n'abeza, abashobotse n'abadashobotse. Ibishaka kukwereka neza ko wowe udafite guhora iteka ryose wirukanka, cyangwa se ubura gukora icyo wagakwiye kubukora ngo wirukanke ku muntu kubera ko ari ubona neza ko ari mwiza. Oya, buri wese aba afite icyerekezo cye cy'ubuzima, kandi icyo cyerekezo kigomba kuba ari icyerekezo cyiza, kinafite agaciro. Rero aho ibihe bigiye ntabwo ugomba kuba wajyana n'ibyo bihe, aho ugomba gukora icyo ugomba kuba wakora. Nimba ari uwo mwabanaga, ibyo mukora bikarangira cyangwa se bikabyara umusaruro byagombaga, icyo gihe rwana ukore nyine igikurikiyeho. Icyo nicyo kintu Imana rero ibishaka. Bure ikintu kimwe kijya kigora cyane abantu batoranyijwe, kikabagora pe kuba bacyumva nyine kugira ngo bagire icyo bakora. Iki kintu gikunda kuba cyabagora, ni uguhindura imyumvire no kumva neza ko ikintu kigomba kuba cyagenda uko kigomba kuba cyagenda, kandi hari ibyo utahindura. Hari ibyo wahindura rego, ariko hari n'ibyo utahindura. Icyo kintu gikunda kuba cyabagora kuko bumva neza ko hari ibintu biba bigomba kuba byaba, kandi bikanaba vuba cyane nk'uko babyiteze, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biba bimeze. Hari ibintu biba, cyangwa se hari ibibazo uhura nabyo, ukaba nta kindi wakora ku ibyo bibazo uretse kubyakira gutyo. Rero kumva neza ko buri cyose hari icyo wahindura, cyangwa se hari icyo wakora kuri buri cyose, ibyo ngibyo nabyo bishobora kuba byagutinza. Imana rero bishaka ko umenya neza imipango yawe, cyangwa se umenya gukontorora amarangamutima yawe n'imibanire n'abandi, ukumva neza ko niba ibintu bidakunze ntibikunze, nyine komeza ubeho kandi ukora ibyo ugomba kuba wakora. Ibyo ubasha kuba wahindura ubihindure, ibyo utahindura ntubihindure, kuko isi yuzuyemo abantu babi batekereza nabi. Rero niwumva neza ko utiteguriye kuba wahindura imyumvire, cyangwa se utiteguriye kuba wahindura abantu bose, kuko hari n'abantu badashaka kuba bahinduka, icyo gihe nabyo aba ari ikindi kibazo. Imana rero izabanza ikurindirize, ibanze ikumvishe neza ko ntabwo ari buri wese ushaka guhinduka, ntabwo ari buri wese ushaka kugenda mu buryo wumva neza ko ushaka kugendamo. Bure Imana izakwigisha ko ushobora kubana n'abantu mu gihe gitoya. Ntabwo umubano wose uba uremewe kuba waramba. Hari umubano ugira ukaza ugakora ibyo ugomba kuba wakora, warangiza umubano ukarangira, cyangwa se ibyo mwakoranaga bikarangira, ugasanga muri inshuti n'umuntu. Ariko kuba muri inshuti ntabwo bivuze neza ko muzarambana, cyangwa se muzabana by'igihe kirekire. Oya, hari abantu baza mu buzima bwawe ari ukugira ngo murangize ibyo murangize, cyangwa se tasike zirangire, ukomeze ubuzima bwawe nawe akomeze ubwe. Ikosa rero rizaba mu kumva neza ko uwo muntu agomba kuramba mu buzima bwawe. Oya,
rero nimba utarumva nanone ko ibyo ari uko bigomba kuba byamera, nanone Imana izabikurindirije umenye ko byose biri buze kuba byagenda gutyo. Usanga ugenda wiga amasomo gake gake, ejo wenda ubane n'umuntu agusige ubabare, wumva umutima urakuriye, ejo wongere ubane nka wa wundi agende wumve ntabwo bikubabaje cyane ariko bikubabaze, ejo ubane n'undi nawe bigende gutyo, kugera igihe uza kuvuga ati narabimenyereye, abantu turabana, bakagenda bitewe n'ibyo twakoranaga byarangiye. Wakire nyine ubuzima uko buri kuruta uko ubuzima wowe ubushaka. None inzira z'Imana buriya ni inzira zikomeye cyane, ntiwapfa no kuzimenyera. Ushobora kumva neza ati nimba narahiswemo cyangwa se nimba afite aya masezerano yuko nzakora iki kintu cyangwa se nzaba uno muntu, ibintu byanjye biba bigomba kuba byagenda neza. Ntabwo ariko bigenda. Imana ikikora ni kimwe, irakwihorera hanyuma ukabana n'abantu. Rimwe na rimwe wakumva neza ati nimba rero ugomba kuba uno muntu cyangwa se mfite isezerano ryo kuzaba uno muntu, ngomba kubaho neza kuko nzaba igitangaza. Ahubwo ugasanga bore witeze ko cyangwa se inzira wumvaga ko arizo zigiye kuba zanyuzwamo n'Imana kugira ngo ube wa muntu, zitandukanye cyane n'inzira za nyazo cyangwa se n'inzira Imana igiye kuba yabinyuzamo. Aha ni ahantu uzajya usanga na babandi bumva neza ko ari beza bakwereka impuhwe, ugasanga nibo bakugambaniye, ugasanga nibo bantu utakwiye kuba wakizera. Ahubwo babandi babi baza mukabana ibintu bimeze neza, mugakora ibyo mugomba kuba mwakora, ibintu byagenda nabi bagaca izabo nawe ugaca izawe, ugasanga niba Imana irimo irakoresha cyane. Ati ni ukubera iki ishobora kuba yakoresha abo bantu baza mukabana ibintu bimeze neza cyangwa se hari icyo bagukuraho nabo hari icyo bakuraho. Ni ukugira ngo Imana ikwereke ko ikiremwa muntu cyangwa se umuntu ari mugari, kandi koko niyo si dutuyeho, buri muntu wese aza akwegera kubera ko hari icyo agushakaho. Icyo agushakaho rero iyo kibonetse cyangwa se bya bindi yumvaga neza ko agushakaho, bya bindi mwakoranaga bikarangira, iyo ugize amahirwe ntihagire ibindi bizamo, wenda kuba yaguhemukira cyangwa se kuba hari ibindi akabona ibintu birarangiye akakubwira ati rero njye ibyanjye nawe birarangiye, dore ibyawe ni ibi nanjye ibyanjye ni ibi, kwikomereze. Icyo gihe nanone iryo somo burimenye ko hari umuntu mushobora kuba mwabana, ntagire ikintu kiba gukorera, ntagire ikintu icyo ari cyo cyose nyine ubona cy'ubugoma gukoreye, mugakora ibyanyu bikarangira, mugahuzwa n'akazi, mugahuzwa n'imirimo, iyo mirimo yamara kubyara inyungu, buri wese agafata ibye, undi akagenda n'undi akagenda, ntimuzongere no kuba mwahurira mu buzima. Reka nguhe urugero rutoya, nk'abantu bize kaminuza ndakeka hari igihe baba ama assignment cyangwa se imikoro, ugasanga muhuriye muri groupe n'umuntu mutazi, mugahura mukaba inshuti, mugakora assignment neza, rimwe na rimwe rwose mukanabona amanota meza, mukaba inshuti, mugasingizanya, next time mugahura, mbega nyine ukabona muri ku ntebe y'ishuri ariko muri abacuti, ibintu bimeze neza. Ariko reka mumere nk'aho mutandukanye muvuye ku ishuri, ugasanga buri wese yaragiye nta nuzi irangira ry'undi, nyine buri wese yahise akomeza inzira ziwe. Birumvikana Imana yagira ngo ikwegereke ko hari umuntu mubana byiza, mukabana muri inshuti, ariko ikigamijwe cyangwa se impamvu mukomeze kuba mwagirana ubwo bucuti akaba hari ikibahuza, ariko bitavuze neza ko uwo muntu muzahorana, ariko nanone bitavuze neza ko uwo muntu ari mubi. Ibigira ngo ikwereke ko ubana n'umuntu igihe gitoya kandi akakubera umwana mwiza, nta n'ahandi handi muzahurira. Ariko ayo masomo rimwe na rimwe hari igihe utayumva, ariko utagira ngo uko utayumva si uko aba atariho, aba ariho, ahubwo aba ari matter of time kugira ngo ubimenye unabisobanukirwe. Izi nzira rero z'Imana zikorera muri buri hamwe, no mu mubano, imibano ugirana n'abantu, bose babandi musangira, babandi wita abasheri bawe, kabana n'abantu, umuntu mugakundana igihe kinini rwose, akakubera umwana mwiza, mukagirana ibihe byiza, mukanyurana mu bihe bikomeye, mu bihe byoroshye, mbega nyine mu bihe biri hagati. Ariko wa muntu mutaranyurana mu bihe byiza, mukanyurana mu bihe bikomeye nyine bikakaye cyane, ariko wa muntu impamvu mukomeje kuba mwabana akaba ari ibyo bihe bikakaye bituma mukomeza kuba mwabana. Ejo bundi yahura n'umuntu ufite ibintu byiza cyangwa se ufite ubuzima bwiza, agafata umwanzuro wo gukoreka akagenda. Izo kesi muza muzibona, umusore agakundana n'umukobwa, umusore rwose ntacyo afite n'umukobwa ntacyo afite, bose ntacyo bafite, bakabana neza kubera ubukene, ariko ubwo bukene akaba ari bwo bukomeza kuba bwababanisha. Ejo bundi hagira undi uza cyangwa se umukobwa yabona ahandi hari ibintu byiza cyangwa se umuhungu akagusiga akagenda, ugasigara wenyine, hanyuma ugatangira kwiga ubundi buzima bwo kubaho wenyine. Imana ibigira ngo ikwereke, ibigira ngo ikwereke ko biba bishoboka cyane ko n'uwo mwabanye igihe kinini azagusiga
ukabyumva ndetse ukanabimenyera gutyo mu mubano mu rukundo amarangamutima agashenjagurika ukumva ntabwo wuzuye cyangwa se umutima ugadiha cyane, ariko ibyo bikavaho. Ntuzanarire cyangwa se ngo witere hejuru, wumve neza ko nyine ibintu bikubayeho ari agahomamunwa, cyangwa se wumve neza ko ibintu bikubayeho bitagakwiye kuba bikubaho, biguye kuba byakubaho, kuko rimwe na rimwe hari igihe ureba ugasanga ahubwo kuba yarafashe uwo mwanzuro agakora ikintu kimeze gutyo aricyo kintu cyaguhumuye ku maso, aricyo kintu cyahise kikubakamo umuntu munini kandi mugari ugiye gukora ibintu bitangaje. Kuko nzi abasore benshi bagiye batera imbere ari uko abakobwa babanaga cyangwa se abakobwa bakundanaga babanze kubera ubukene, cyangwa se babanze kubera ko abasore nta kintu nyine gihambaye bafite kijyanye n'ubushobozi. Umusore bikaba gutyo bikagenda gutyo, hanyuma umukobwa yavuga ati oya enough is enough, ntabwo kibanye nawe. Ugasanga wa musore agiye guhita ahindura imibereho n'imyiyumvire, byose bigahita bihinduka, nyine umusore akaba undi muntu munini kandi mugari ukora none ibintu binini bigari. Ugasanga uteye imbere, ugasanga intandaro yo gutera imbere kwa mukobwa yafashe umwanzuro wo gukoreka. Buri muntu wese buriya wahiswemo aba agomba kumva neza ko nta muntu kamara. Ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ejo akavaho cyangwa se ejo akagenda, nawe ugakomeza kuba wabaho kandi ugakora ibintu binini binatangaje wa muntu adahari. Rero kuba ufite imyumvire ko umuntu ari kamara, icyo nanone ni ikindi kikubuza kuba wakora ibintu binini, kuko Imana ikeneye ko umenya neza ko ari iri mu buzima bwawe, ari izabura mu buzima bwawe, ibindi bigahungabana, atari umuntu, atari undi, ataya yoho ubwayo ku giti cyayo. Imana buri ikibikeneye nuko umenya umumaro wa buri umwe wese mu buzima bwawe, impamvu umwe ari mu buzima bwawe, impamvu uri ari mu buzima bwawe, impamvu uri byakunze, impamvu uri bitakunze, izo mpamvu ukagenda uzimenya. Imana ibikeneye kumenya ndetse ukumva neza ko hari abo yazanye mu buzima bwawe, ari ikintu bita destiny helper, cyangwa se babandi bazagufasha kugera ku cyerekezo cyawe, ariko atari bo bazagena, atari nabo muzagumana muri cya cyerekezo. Akenshi cyane abangaba banabikora batanabizi ko ari byo barimo barakora. Ugasanga umuntu waraje wenda arashaka kugira icyo akubonaho, ni win-win, yamara kubona ibyo ashaka akigendera. Rimwe na rimwe wowe ntunabimenye nawe ntabimenye, ariko hari impamvu byabaye. Imana ibishaka kukwereka ko nimba wumva neza ko hari ibyo uzi, cyangwa se ugasanga hari ubumenyi runaka ufite bwo gukora ibintu runaka, ntabwo bivuze neza ko abadafite ubumenyi badashobora kuba bagusunika, kubera ko Imana ishobora kuba yakureka ikakwereka ko nubwo hari ibyo uzi, ariko babandi badafite icyo bazi cyangwa se abandi bumva neza ko baciriritse, ari bo bazagira uruhare nanone mu byo uzakora cyangwa se mu mibereho yawe. Niwitegereze cyangwa se niwumva ubuhamya bw'abantu kenshi cyane batoranyijwe n'Imana, uzumva neza ko most of time cyangwa se akenshi babaho wagira ngo ntibanatoranyijwe n'Imana, kabaho inzara irimo irakurya, hari ababaho bagaburirwa n'abakobwa cyangwa se indaya. Tegereza icyo kintu, uzaba umuntu ukomeye, ariko urimo uragaburirwa n'umuntu ukora ibyo bintu kugira ngo urye, ariko nanone Imana ikabireka bikabaho kubera ko izi nyine ibyo ishaka. Ikintu cy'ingenzi nakubwira cyangwa se twasorezaho nuko tuzigenda rimwe ukora ikosa ryo kubura kwiga amasomo wagakwiye kuba wiga ku muntu runaka, kubera ko hari impamvu uwo muntu ari mu buzima bwawe. No kwibaza ati uno muntu ugiye kuza mu buzima bwanjye niki kintu agiye kunyigisha, nuruhe baragiye kugira mu ihinduka ry'ubuzima bwanjye. So ati ni byiza ni bibi byose ubimenye, hanyuma atazagenda cyangwa se utazatinda kubimenya, kubera ko hari igihe umenya isomo umuntu yakwigishije mu buzima, mu gihe uwo muntu mwana abanye kera, ugasanga wenda umuntu yarakubabazaga ukashaka uburyo umwihanganira kandi ukabona birakunze, hashira nk'imyaka 4 umuntu wundi akakubabaza, hanyuma ukabigenza nk'uko wabigenje cyagiye kandi ukabona wa muntu atuje, ukajya wakibuka ati uzi ko gutuza gutya nabyigishijwe na wa muntu. Tekereza icyo gihe cyose kiba gishize. Rero Imana ibishaka buriya ni uko ugomba kwiga amasomo iri kukwigisha kandi ukayiga vuba ukanayigira kuyamenya. Buri muntu wese muri kumwe uno munsi ukibaza impamvu muri kumwe, nanone ukareba amasomo ugomba kuba wamukuraho. Numara kubimenya, icyo gihe azaba ari cyo gihe cyo kugira ngo nanone nawe utangire kuba waba umutsinzi. Nibyo bintu rero twaganiraga, mwakoze kubana nanjye nkuko mubizi. Ikiganiro n'isi n'abantu njye gutegura nkakugezaho ndi Oliver Regra. Ciao ciao, tubonane mu bindi biganiro.